tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Okay, twongeye kwasuza abavandimwe nshuti dukunda ntimukira abafana muri abakunzi ba Karegeya Omar Pano. Aha twicaye ni muri Urban City Blue mu Kiyovu, ahantu hari amafu n'amafunguro amahumbezi yuje ubwiza wirebera Kigali yose. Ntibisanzwe rero ko tugira abatumirwa, ariko uyu munsi nifuje kuganira na Nkurikiyimana Modeste, ni umunyamakuru mugenzi wanjye, ariko tugiye kuganira ku birebana n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Murabizi amaso yanjye n'umutima wanjye byambuka imipaka bigoranye, rero wenda we araza kugira icyo atwungura nk'umuntu ufite experience haba mu itangazamakuru haba no mu makuru ajyanye n'akarere. Modeste rero karibu. Starehe niko bavuga mu Giswahili. Yego, suhuza uyu muryango w'ibihumbi 20,300. Ntabwo nabura kubasuhuza ngo nabifurize gukomeza kugubwa neza, ubwo bampaye ikaze nanjye sindabatenguha. Yes, aha rero hari umuryango mugari w'abantu dukunda cyane, dukora byinshi, dufata amakuru tukayabyaza amasomo, tukayakoramo akazi, rimwe na rimwe tukubaka umuryango nyarwanda. Anarizo nshingano burya za buri munyagihugu wese, yego, yaba atatakubwe ku nshingano. Mode turi mu Rwanda ariko tugiye kuganira kuri Kongo. Biremewe. Mu mwanya mugari ndaza ndaguha ubundi uburasirazuba bwa Kongo buhurira he n'u Rwanda, haba mu mateka, mu bukungu, mu mbese tugire dushakire twereke insiriri yaho u Rwanda ruhurira n'uburasirazuba bwa Kongo. Ngira ngo ikibazo hari cyakabaye kibazwa cyakabayeho kumenya aho bitandukaniye, kuko aho bihuriyeho nuko ari abantu bamwe. Yego, icyakora baba barabaye mu mbago zitandukanye, nk'uko uyu munsi dushobora kuba turi mu Kiyovu ariko ejo tukaba turi Kacyiru, nk'uko umuntu ashobora kugira muramu we cyangwa mubyara we Kacyiru ariko akakomeza kuba mu Kiyovu. Uko niko byagenze, kuko mu mateka twagize, ubwo wenda Afrika yose muri rusange ariko by'umwihariko u Rwanda, nuko muri mouvement migratoire mu kuntu abantu bagendaga bimuka, amateka agaragaza ndetse yemeza ko uburasirazuba bwa Kongo bwatuwe bwa mbere n'abantu bavuga Ikinyarwanda. Bwa mbere n'abantu bavuga Ikinyarwanda, ni nacyo kizabikwereka ku kuba n'amazina yaho menshi ari mu Kinyarwanda. Ibyo ntabwo ari ibintu ushobora guhimba. Buriya kugira ngo Kacyiru izahinduke cyangwa se ihindura izina byagorana, ariko binagoranye ntabwo abantu bashobora kwirengagiza ko ryari izina ryiswe na naka cyangwa se ubuvanganzo bwabyo ngo babumenye. Niyo mpamvu uzumva hitwa mu Ikivo, bigorekwa bikaba Kivu, za Sake, za Bweramana. Ayo ntabwo ari amazina y'iringana muremure. Oya yagaruke, biraryoshye kubyumva. Za Bwiza, za Busanza, za Bwiza, za Busanza, za Bweza, za Kabaragasha, za Gicanga, za Rumarangabo na Mugungira iyo harya na Mugunga, urumva, na Ntosho, na Ngoma. Cyakora ubu ngubu bakaba bayita Goma. Ibyo byose ni ibintu ngira ngo n'ikimenyimenyi. Ikiyaga Sake hariya kirahari, Sake ikaba hariya, Kurugi, Gatoyi. Ibyo byose ni ibintu by'ibirango bigaragaza neza kwaho hantu. Na Rushoga ni paraki y'ibirunga. Urumva, ibyo byose ni ibintu udashobora guhindura uko wiboneye, bitewe nuko nikizabikwereka nuko cyangwa se kizahamya neza ko ayo mazina ariyo gakondo, nuko abatari gakondo baho bayavuga ukundi. Bazakubwira ngo Rumangabo ari Rumarangabo, bazakubwira ngo Kausa ari Kagusa,
urumva bakubwire bweremana ari bweramana. Ni ibihamya ubwabyo bikwereka ngo abo bantu bahoze nyine bavuga kunagana buriya ntibiva ku kunagana. Kunagana ni ibintu bisanzwe. Kanyabayonga donc mbese Kivu zombi iya ruguru n'iyepfo abantu ba mbere bahatuye n'abanyarwanda. Epfo niho tumvamo za Kavumu. Za Kavumu ukagenda ukagera hepfo cyane na za Murenge. Ni abantu bari b'abanyarwanda bahise batyo bavugaga ikinyarwanda bakahaca cyangwa bakahakonda. Ikirari bahageze mu kihe gihe, bahagejejwe n'iki niba wibuka? Bitewe n'uko abanditsi ba mbere babaye abanyamahanga ntabwo bashoboye gukora ubushakashatsi nyirizina bwemeza igihe bahagereye, ariko amateka agaragaza ko nk'ahayinga mu 1300 bari bariyo. Urumva bari bariyo bitewe n'uko iyo ufashe nko mu kwaguka k'ubwami bwa Kongo ubwabo abakongo, ndakumenyesha ko n'ikikwereka ko rwose bari abantu batandukanye n'abanyakivu, nuko nka heredite yabo ihererekanyamurage ryabo riri matrilinéaire, rifatira ku mugore, mu gihe aho muri Kivoto kuva kera ryari rifatiye ku mugabo. Ni ukuvuga ngo kubyara ubwoko, iyo ni isiriri y'umuco. Ni ukuvuga ngo mu banyekongo ubwoko umwana buhabwa na nyina. Umuhabwa na nyina, ariko kiriya gice cyo hino umuhabwa naso, nko mu Rwanda. Ako kantu bivuze neza ko nk'urugero nyine ugiye gufata abitwaga ba Mani Kongo, amateka yabo l'Empire du Congo, nkuko kera twari dufite amami za Bugesera, Nyambiriri n'ahandi, nabo l'Empire du Congo aho yagarukiraga niyo kure cyane rwose, yari nto, ahubwo bene wabo bakaba muri Angola, abandi bakaba muri Brazzaville, abateke, abayaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga buri ugiye muri Brazza, muri Zambia, ahitwa za Mansa, hakurya hahandi kakabuno ka Kongo kinjiranye, ndetse na Rusaka nini hirya, usanga abantu baho nyine herekana murageri ku mugore kimwe n'abikongo nyirizina. Umwana iyo uteye umukobwa inda cyangwa se iyo uhuje umubiri n'umukobwa akabyara urigendera, nta bintu baza ngo umwana wanjye, umwana wari uw'umugore, umwana bari uw'umugore. Muri Kivuho umwana bari afata ubwoko bwa se. Yego. Rero warubajije uti mbega bifitanye irihe sano, ngo bitandukaniye he? Ngero nakubwira ahubwo ko aho bihuriye niho hagari kurusha, kuko aho bitandukaniye haje hagana mu 1910 ejo bundi nyuma yo kugaba inama yabereye i Berlin mu Budage, iyobowe na Stanley ariwe MC. Imbere hose iyi Kivu yari ituwe n'abavuga ikinyarwanda, ndetse rwose ayo mazina mu gihe cya Rwabugiri n'abatware nk'abitwa ba Karinda bavuga ngo nibo ba chef autochtone, bavuga ngo nabahundeye Karinda, Karinda w'umuhunda. Ariko ubwo n'icyo gihe baragabanya, bagira uko babitegeka, bagira n'uko babigena, ariko nuko wenda ntandukireho gato binyemerere, mu kugabanya habayeho agatu Ububirigi bwari bufitiye u Rwanda. Agatu ni nk'agahari, umunabi, umujinya, bitewe n'uko muri mbatanye mbategeke mu Rwanda byaragoranye, divize pour régner. Hanyuma kandi abanyarwanda bagasana bafite umutsi utaremeraga neza. N'ikimenyi Musinga yayoboye Indugaruga bari kurwana ku ruhande rw'Abadage barwanya Ababirigi. Indugaruga yari umutwe w'ingabo Musinga yagize, barimo bisangwa bya Rugombituri. Yego. Abanyarwanda rero bakagira umutsi rwose utarakundaga, bagira ngo babagabanye bati baturage ni muyoboke aba, bo bakavuga bati twe turayoboka umwami. Ugasanga mbese ubutegetsi bwari budecentralize, none ugasanga anyway habaho kubigirizaho nkana no kubemeza, birumvikana. Babashyiriraho abari bari aho ngaho, babashyiriraho abatware bitwaga Abahunde. Mu by'ukuri ari classe sociale y'abantu bashobora kuba bari nko hasi, ariko barabafata bariho bategeka kuyobora abasa n'abakomeye. Okay. Muri gahunda yo kugira ngo nibura abo nibiha kujya banyeganyega, abo bajye barakara cyane. Nuko wenda byaba birebire cyane, ariko tugarukiye aho isano hagati y'abanyekongo y'Iburasirazuba n'u Rwanda cyangwa n'u Burundi cyangwa n'u Bugande,
iromatanye ni ngari cyane kuruta uko abantu babifashe bubakiye muri politiki cyane cyane zakomotse hirya y'umugabane wa Afurika. Ibivugwa ko ubuyobozi bwa kariya gace bwamye bushyirwaho n'umwami w'u Rwanda niko byari biri, kuko abo bakarinda amateka agaragaza ko baba ari abanyagisaka bagiye kwimikirwayo. Hanyuma ikindi iyo ukurikiranye abatware bahabaga bose bazanaga amakoro mu Rwanda. Kuko nta nundi bari kuyobokerega kuko nuko byari byubatse. Umwami w'u Rwanda yajyaga ajya kurambagirayo, yarambagiragayo. Nk'urugero, hari ibigabiro biri hirya gato ya Sake, ujya mu Kimoka cyangwa se werekeza ku Rugi, na hahandi bita ku Nturo bya Rudahigwa, ni nako bya Rwabugiri se wa Rudahigwa. Ndetse Musinga ngo yaba yaravutse ariho Rudahigwa Rwabugiri yarari, bambabarire ndi kujya mbangiza ntabwo Rudahigwa umwana wa Musinga, ariko se Rwabugiri waguraga cyane. Ndetse nk'urugero nk'aho bita uzamutse ugana ku Muremure, yego, hari ahitwa kuri Vuza Umwami, bivugwa ko abana baharwaniye bikarangira bakubise bamwe mu bana b'abatware. Rwabugiri yagendanaga nabyo, isoko ararisesa, hari isoko ariseshe, aravuga ati iri soko ntirizongere kuba hano kundi, nuko ricika, aricyo bahita kuri Vuza Umwami. Umwami yavuze ko ricika, yavuze ko rihava. Ijambo ry'umwami. Wigiye imbere ahantu hari umusozi uzumva bavuga ngo ni nyine abatari kavukire baravuga ngo ni kuri ngo ni Ngingwe, ariko ni umusozi witwa Nkingo. Ni umusozi ubererekeye ikiyaga cya Kivu. Abumvise ikivugo cyangwa se imbyino ivuga Rwabugiri yahariya imihigo ya Rwabugiri na Rwanyonga abarwana bajya kwa Rwamugabo bwa mbere. Ubundi bivugwa ko bahize ariko bagenze bari aho muri Kongo bagana i Bukavu, kuko bagendaga barasana nyine, ariko naho bari ntago bari baturutse hano mu Rwanda. Iriya mihigo uko bivugwa muri iriya nanga, iriya mihigo bayikoreye hakurya, aho n'amazina baba bavuga nayo ngenda hazi, naya hariya Ibweramana, ayo yose ni amazina yo mu gihe cya Rwabugiri, ugakomeza ukagenda ukagera hepfo cyane. Reka yego, imipaka barayikase, igice cyo ahari kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Kongo cyari icy'u Rwanda mu mitegekere, kuko abatware baho bazanaga ikoro ku mwami w'u Rwanda, hanyuma imipaka iraje hagati aho nyuma y'imipaka, gestion ya kariya gace, imibanire y'abatuye kariya gace n'igice gisigaye cya Kongo babometseho n'igice cy'u Rwanda bahozeho, yabayite muri icyo gihe. Imipaka imaze gucibwa, buri mutware wari uhari cyangwa se buri mwami cyangwa buri mutegetsi yayobotse iby'abazungu bashyizeho. Yego, abaturage rero babaye aho bayoboka ibyo, ariko bidakuyeho ko bagendererana cyangwa baza kwa babyara babo no kwa nyirakuru no kwa se, kuko byarashobokaga ko waba inka zawe zagutse ukajya kwishakira ishyamba. Nanamenyesha abantu ko ntabwo ari abantu bimuwe ngo bajyanwa aha, ahubwo abantu bari bahasanzwe, imipaka irahabasanga. Ubwo rero bimuye imbago abaturage rero bakomeje kuyoboka ubutegetsi bw'ikongiyo, cyane ko yabaga ari Kongo mbirigi niko byitwaga. U Rwanda rukaba u Rwanda n'u Burundi, cyangwa u Rwanda rundi rubona Burundi nabari by'ababirigi. Ababirigi rero nibo bategekaga uko biragenda, nibo babaga bashyizeho ko abaga uko byagendaga. Amami bayakuraho bashyiraho nyine abategetsi. Nko mu Rwanda hari abo muzi mu bihe bya mbere nuko byagiye bikurikirana, no muri Kongo niko byari bimeze. Ba Lumumba baramabanza, ariko Lumumba ahita akora ikintu kinafite ingaruka ku biriho none, nubwo yitwa intwari. Nubwo njye sinabihindura, ariko ntabwo njye namwemera nk'intwari, bitewe nuko umusigire we cyangwa se umuyoboke we Pierre Mulele, uwo bari bahuje ideology, niwe waremye Mayimayi za mbere. Ariko bavuga ko na Kabila Peri yabaye muri Mulele, ari umureliste. Bose n'abamureliste nyine. Imyumvire yari iyo, niyo mpamvu muri 1999 byamworoheye cyangwa se yashyize imbaraga cyane mu kuvuga ngo yanze abanyarwanda. Nyamara rero bari bamushyize ku butegetsi. Mu by'ukuri ni ideology nawe yari asanganwe, ariko kubw'impamvu za politike yemera ko bamufasha.
yari umumureriste wanga abanyarwanda ariko abonye baje kumushyira ku butegetsi yemera gukorana nabo bamaze kumugezaho abereka ageze imbere abo wari we 19 Mayimayi aziha imbunda rwose zirimo n'insivili ugasanga nk'umuntu avuye kuri caporal akababaye nka colonel cyangwa na general bitewe gusa na masse afite twari dusimbutse nari nkubajije ngo bakomeje kubana bate unsubiza ko n'ubundi bayoborwaga n'ababirigi okay tugeze kuri nakwibutse ko buri mutegetsi wese buri muturage wese icyo gihe nta abaturage bari batari bagira education politique nta bucakura nta n'inyota yo gutegeka abantu benshi babaga bafite buri muntu yabaga azi neza ko agomba kuyoboka uhari barabikora rero ariko byigiye imbere gatoya nk'ahagana mu gihumbi habayeho ko mu butu muri politique tugeze kuri independence nyine itari yaza Lumumba yabiguyemo yego nubwo yari afite amavanguramoko mu bwoko bwabo bw'abayaka n'abateke haza nk'ibintu by'amacakubiri mu cyitwa nationalisme yubakaga tribalisme wabonaga ko gifatiye ku bwoko bwacu noneho nta panafricanisme yashyiragamo. Panafricanisme no kuvuga ngo urebe umunyafurika wundi nkaho ari mugenzi wawe cyane ko twese tutareba imanuka yego we rero ko yari ataragashyiramo bituma abantu bavangura buri muntu wese utari ubwoko bwabo n'ikimenyimenyi nk'abitwa ba Albert babayeho bwa mbere. Albert yakoreshwe n'abanyamerika nyuma ya Lumumba habayeho witwa Albert yari umuyobozi wa kiliziya wayoboraga ndetse kano karere rwose. CIA y'abanyamerika ashatse kumukoresha ngo bashyireho ubuyobozi buzayoboka cyangwa se buzakorerwamo na Amerika. Ikiramambu yashyizeho abantu bo mu bwoko bwabo nawe gusa birangira bibyaye conflict noneho bikomeza kugenda biha imbaraga amoko bituma rero ba Lumumba ubwo bagendaga barushaho kugira imbaraga kuko bari bafite n'igisirikare nyine aricyo Mayimayi birangira bo mu gihe cya independence ibayeho le 30 juin mu butu nyine ubwo yaragambanye uwo baramwica wakorana n'abo bazungu amaze kujya ku butegetsi we yimakaza ibindi conflict zikomeza kuza wagira ubwenge ntabwo ndavuga ko abandi nabo nta bwenge bari bafite wakora strategy yo gukorana n'abanyarwanda. Icyo gihe abahutu n'abatutsi bari batari bamenya ko batandukanye bari bamwe icyo gihe haza kubaho kwa Mayimayi bafatanya n'abanande abahunde n'abanande bitaga abandandi barafatanya bica bashaka kwica abanyarwanda. Habakoze immediate ko bari bisha abanyarwanda birangira habaye intambara bise la guerre de Kanyarwanda yabayeho imyaka ishobora kuba hagati y'ibiri n'itatu kuko no kuva 6 na 2 kugeza 6 na 5 ariko birangira abanyarwanda batsinze uruhenu ayo moko yose yashaka kubarasa nuko birangira babanye. Ninde wari uyiri inyuma ya la guerre de Kanyarwanda yari iri mu mwuka cyangwa muri filosofi ya ba Mulele akaba umulumbiste cyangwa se muri ideologie ya Lumumba bumva ngo umuntu uvuga Ikinyarwanda ngo bagomba kumwirukana no kumwica birangira batamushoboye barabana. Nyuma rero urumva tugeze muri za 60 ibyo kwa Bakayibanda n'ibindi mu Rwanda byari biraho nabo n'ubundi bagenda Gikongo nabo bari bafite bene wabo. Ubwo abahutu n'abatutsi bose Kongo bariyo kandi ari bamwe koko kuko ngewe n'uyu munsi nemera ko nta tandukaniro hagati y'abahutu n'abatutsi uretse ry'abantu barema ngo ku nyungu zabo ngo inzobe ngo abandi bakirabura ngo muremure abandi bakaba bagufi which is wrong kuko nta ufite umurage wo kuba muremure wenyine cyangwa mugufi wenyine. Bari n'uburebure biologically amagufa maremare aterwa n'ivyo urya n'ibyunywa ntabwo ari ubwoko urumva mu ingoma ya Mobutu rero abinshuti na Habyarimana ni ibintu bitari bitanateye n'isoni ibisanzwe kuba abategetsi bakundana banakorana ariko ngo hari ahandi bari baziranye mbere babyaranye mu batisimu hanyuma mu mashuri Habyarimana ngo yari yarize Kongo bakaba abantu bize amaseminari bakaba abantu bari abahanga mu byo bakora ariko Habyarimana bivugwa ko yaje no kugoboka mu butu mu gihe yari asumbirijwe mu birebana n'igisirikare baba inshuti babyarana mu batisimu nyine barakundana ariko baranakorana nk'abategetsi. Yego igihe Habyarimana yaragezeho rero yagize threat yagize menace z'abantu bo mu miryango ya cyami cyangwa y'abatunzi aribo baje kuba abatutsi bari barameneshejwe 59
bamwe bari baragiye Kongo basanze abandi batutsi bari bariyo bahasanzwe bahasanzwe ubwo byatangiye rero noneho uburasirazuba bwa Kongo bubayemo abatutsi b'abanyekongo n'abatutsi b'abanyarwanda bahunze. Aha, ubwo icyo ariko bo bari baranze kwivanga nk'amavuta n'amazi. Buriya nubwo bari bafitanye amasano ariko bo nk'uko amazi ativanga n'amavuta niko byari byaragenze. Abari bavuye i Rwanda vuba baturaga habo bagakomeza kugira ideoloji ya cyami. Biranazwi baranatashye nta nabasigayeyo. nta gushakana kwabaye kuva ariko urabizi neza ushatse umugore w'umuholandikazi mu mico y'inaha umugabo yajyanaga umugore. Aha. Abo bashakiye barabatahanye. Umukobwa wahunze washatse uwahariya yagumyeyo. Abanyarwanda 59 yego bagezeyo nta shyano ryari rihari kuko yarongora umukobwa w'umututsi usanzweyo w'umunyeko asanze hari aho ngaho. Ni nako byari bimeze, ntabwo byari ishyano kuba ugezeyo yarongora umukobwa wo mu batunzi cyangwa w'umututsi kazasanzeyo. Ariko igihe cyo gutaha i Rwanda kigeze uwashatse umukobwa waho yaramuzanye. Umukobwa wa hano washatseyo yagumyeyo. Ibyo bikarushaho kudadira isano. Ariko mu bucuti bwabo bategetsi bombi Habyarimana yashatse gukora muri tactique zo kwikiza menace, yashatse gukora icyatuma imbaraga zabo inyenzi zagiye ziri kurutinga muri abo. Inyenzi zari zivukiye Uganda. Urumva hanyuma rero ariko abo banyarwanda bari Kongo cyane abaje 59 nabo babaga bafite inyota yo gutaha iwabo. Yego bari bazi ko igihugu cyabo ari u Rwanda. Bo ntibyabajyagamo ko nubwo ubutaka bwari buharaho ariko ntibyabajyagamo ngo babaho. Imitima yabo yabaga i Rwanda. Yego noneho ubwo nk'igihe cya za 89 90 bahoraga bohereza abahungu babo n'abashoboye bandi Uganda mu nyenzi kugira ngo batahe iwabo. Yego Habyarimana bimutera gukora strategy yo kubamerera nabi. Muri 90 zari zamaze kuba inkotanyi. Inyenzi banza ari za mbere muri za 60 na kanga 60 nyine ni kuva 59 muri 60 kugeza 70 bari inyenzi. Baranabyiyise bavuga ubwo bizari niba ari ingangura rugo ziyemeje kuba ingenzi. Ingangura rugo zikaba mubizi ko ari umutwe w'ingabo kera mu gihe cy'abami. Sinshaka kwatinda kugira ngo bidakururuka. Noneho bakaba inyenzi ari ijambo rihinnye ingangura rugo ziyemeje kuba ingenzi. Ubwo bafata iyo nzi yanyuma nibo biyise inyenzi. Abasore rero bavuye mu Banyarwanda 59 ariko bari Kongo i Burundi uzabyumva babyivugira bati twarakataga tugaca Tanzania cyane barabivuga. Uyu munsi bari fiere yabyo icyo gihe nubwo byabaga bigoye ariko ntabwo nubwo bitari muri ayo mateka icyo gihe cyo kurukirita hagiye mu nkotanyi hagendaga aba 59 cyangwa n'abamwe basanze hari ni bose kuko twibukiranye neza ko abantu bajya mu gisirikare kubera impamvu ebyiri. Hari abakijyamo nka pride hakaba n'abakijyamo kubera ishyaka. Yego buriya hari abantu benshi bo mu ishyaka atari parti umwete cyangwa ubushake bwiza ku mutima kuba uri kumva nawe ushaka kugira icyo ukora kugira ngo hagire ibihinduka, ugira ucyumarira abandi, icyo cyitwa ishyaka. Rero nk'uko bizwi ko hari abasore na n'uyu munsi bajya mu gisirikare kubera ko bavuga ati jewe ngomba kuba nanjye umusirikare nta bindi afite, ariko hakaba n'abavuga bati ngomba kurwanira kurasanira igihugu. Yego ubwo rero hari abasore rero babaga bakunze nabo kuba abasirikare bakajyana n'abandi, ariko hakaba n'abandi bo biri ku mutima bavuga bati iwacu ni iwacu tubohoza igihugu cyacu. Bose baragendaga. Habyarimana rero yicaye aravuga ati afatanya na Mobutu bajya inama bumva bagomba kurambura MRN ikagera muri Kongo. Bafata gahunda yo kurikurutinga nabo, ariko noneho yo kurema menace hafi yabo bantu bari kujya kurema menace ngo baba menace batari bakora menace ku Rwanda. Ugisobanure neza nyine. Ubwo kurema MRN yo muri Kongo byari bigendereye kuburizamo abasore bose bari kujya mu nyenzi. Ubwo ingabo za Habyarimana za Mobutu zagombaga kujya zibigiramo uruhare. Yego. Zikabuza udusore twose muri kujyahe. Aho bafashe
bakabafunga bigahabura abandi ku guca izo nzira bagenda, kandi aho bajyaga ntabwo byari kujya kumenasa Kongo, byari kumenasa u Rwanda mushuti wa Kongo. Noneho rero mu mubano ukaba ugomba kumfasha ntubererekera abantu bari kujya gutegura gahunda yo kumenya. Ni nko kumubwira ati girani mon frère abandi nataka bari guturuka iwawe FDLR kwera ukomeza uzicumbikire. Yego i Burundi kuki u Burundi mucumbikiye FDLR kuki muhatare ningira. Yego kuki ziri Tanzania ubwo ni nk'ibyo. Yego barabikoze kenshi ariko abasore bakanagenda bibagoye ariko bakanagerayo. Ubwira icyo rero kiza kuba ari nacyo cyatumye uyu munsi abahutu n'abatutsi b'i Kongo nyuma gato kubera MRND niho baje gutandukana. Mbere ntabwo bari bumvaga batandukanye nk'uko mu Rwanda abanyarwanda ba mbere uretse kwiyumva nk'umuhutu wenda nko kuba nguhinga mu by'ukuri nk'ibyiciro by'ubudehe, ariko ntago abantu bari ku rwego rwa kwangana. I Kongo rero abahutu n'abatutsi baho nabo icyo gihe nta kibazo bari bafitanye, ariko MRND ije batangira kujya baza gufata training mu Rwanda. Ubwo uzumva nk'abavuga ahagana nyuma mu myaka ishyira za 80 hadutse abantu bari bafite training, ubwo n'abakadere ba MRND batangiye bize ikizabatandukanya n'umututsi. Bafashe amasomo yo kumenya ikizabatandukanya, bubaka strategy zigomba kubatandukanya n'umututsi kugira ngo umututsi wa hariya abe weekend acibwe intege. Noneho umutu waho we yarashyikiwe na fazi. Ntabwo ari bose. Habayeho nyine ko MRND iri kurutinga mu bahutu baho. Yego ariko sibo ntibari bose. Hari abantu bajye babaho bakaba badashaka kujya mu bintu. Yego ubwo icyo gihe rero nibwo habayeho ko MRND igira aba MRND muri Kongo, ariko cyane cyane bakaba mu miryango y'abahutu. Yego baza rero gukora strategy basanga bagomba kubaka ikintu baricaye baravuga batese, ubwo ntabwo nari impari ariko iyo urebye ibyo bashyize mu bikorwa nicyo bivuga. Basa n'abavuze bati ko umuhutu n'umututsi kare kose bitwa abanyarwanda. Batandukanye muzavuga ko mutandukanye mute, bizagenda bite? Kubera ko rero ikiranga ubwoko ari umuco, mu muco hakabamo ururimi no gutura hanyu cyangwa se kuba muri abantu mwihariye. Barabishatse barabibura ibyo byose bari babihuje natandukanye hamwe bavuga ururimi rumwe. Byari bigoye ko bavuga ngo abarebare kuko icyo gihe bitewe nuko bashyingiranaga kubavangura byari ikintu kigoye. Noneho birangije bo rero bavuga ngo ururimi bitewe nuko muri Bwisha ahangaha ho hegamiye u Rwanda kuri Kongo cyane cyane ruguru ya Goma hitwa muri Bwisha, ni groupe ebyiri ubundi uzumva Bwisha na Bwito. Bavugaga hari harimo abantu bavuga ururimi nyine runo ushobora kwita ngo uruhutu ariko ni nk'ikirera cyangwa ikirera cyangwa ikigoyi nibiya kivanze mwaho. Ushobora kumva amagambo y'amagoyi. Yego aso na kigoyi buriya urugoyi n'ururera difference ni ton gusa. Noneho rero indama intama yewe ariko ayo magambo yose akaba ari ay'ikinyarwanda. Yego okay. Ububatse rero akantu ko gushaka kuvuga ngo abahutu bavuga igihutu ngo abatutsi bakavuga igitutsi. Byanga gufata bitewe nuko babaga bashatse kuvuga ngo ikinyenduga. Bitewe nuko abantu bo mu Nduga byabaga bigoye kumwumva na Nduza inga. Ntago bavugaga inka bakavuga isakuri gatandukana. Yego barabyubaka biranga. Noneho igihe kimwe abitwa ba Professeur Nyabirungu uwo ni umunyarwanda umunyarwanda ariko wari umunyekongo. Ari mu bantu bafashe nk'ikarita arabye mbese nawe winjiye muri iyo system. Barabifata, bamaze kubifata bashaka ko bari bafite amashuri ari abantu banini mu birebana no kwemerwa bafite influence, bashaka kubyimakaza bajya kuri la voix du Zaïre, ubwo ni radio nationale. Bashaka batangira ibintu byo kuvuga ko abahutu n'abatutsi batandukanye. Icyo gihe Roni yari ikiri seriye ibibona nka menace bitewe nuko mu bihe byari biherutse hari harabaye la guerre de Kanyarwanda. Iyo conflit amahanga yatangiye kuyihagurukira, baravuga bati koko abanyarwanda baratandukanye. Bivugwa ko hari ambasaderi w'u Rwanda muri Zaire witwaga Sengegera. Roni bimubaza aravuga ati no ajya kuri la voix du Zaïre asobanura avuguruza icyo
aba MRND muri Kongo bari kuvuga byo kuba ko abahutu n'abatutsi batandukanye. abo banyabirungu bari nk'aba MRND hari abakongomani bo mu miryango y'abahutu ariko bafite ideology ya MRND voilà kujya kuzana iyo difference bari bagamije gucengeza gutandukanya abantu kugira ngo byaneyantise abo batutsi nanagaruke bigaragara ko n'ubundi bari minorite abatutsi okay muri karagace ariko bakaba ari bo bayobozi okay bitewe nuko na majorite y'ababaga baravuye ino bagendaga ku mutware wabo ugasanga ro harimo nk'abahutu benshi ugasanga nyine nk'umutware nka Karegeya niwe mutware afite abantu benshi barimo abahutu n'abatutsi bo mu badakomeye mu bukungu ariko wenda majorite ari abahutu ubwo ro bari bakoze ikarita yuko nibubaka ikintu cyo kumva babatandukanya abahutu bazaganza abatutsi noneho bigatuma hari imbaraga babarusha ibintu nk'ibi Nyabirungu arabidefanda Sengegera arabihakana yabihakanye rero bicika amazi gutandukana ko mutu n'umututsi byongera gusubira hasi bisubiye hasi rero ubwo urwango ruracika rwongeye kuzamuka nyuma ya za 80 ubwo bari bubatse gatoya Bisengimana twakunze kumva mu buyobozi bwa Kongo umututsi wahe ni ingenieur muri génie civile uvuka za Cyangugu bivugwa ko yari afite ariyo yavukaga yaba yari mu 59 okay ariko kubera gukomera mu butara arabifasha bari barize yaba ngo ari nawe wayoboye kubaka barrage dinga yego Kinshasa hindani birumvikana ko yanabaye umuranga w'abahanga beza mu buti yagombaga kwifashisha babaho barwakabuba n'abandi bari barize babibyegera rwose bya Habyarimana nako bya Mobutu abahitamo nk'abantu bari bamufitiye akamaro bakora akazi yego ako bafite inkomoko mu Rwanda yego noneho babamo icyo gihe ntavangura Mobutu yabaga afite nicyo nashakaga Mobutu we ntabwo yaragenda yivangura ahubwo n'ubundi kare kose rega ntabwo abayobozi baganira ngo mfasha tuvangure ahubwo mfasha tuvaneho menace rero kwari ukuburiza nk'abatera u Rwanda ariko Mobutu we ntiyari afite gahunda yo kwica abaturage be b'abahutu n'abatutsi cyangwa se abanyarwanda yego Habyarimana niwe amaze kubona iyo faveur niho yiyubakiye nyine abagomba kumufasha kuburiza nk'umututsi kujya Uganda kuko ubwo wenda tuhace n'akarongo benshi mu batutsi nibo bagombaga kujya mu nyenzi ntabwo byari bibujwe ko hajyaho n'abandi ariko nibo bari bafite ku mutima cyane bitewe nuko abiyumvagamo nk'abanyarwanda nibo batari bafite u Rwanda naho abandi bose abo bandi bazaga gusura bene wabo mu Bugoyi mu Rwibihunge n'ahandi hose nta kibazo bagasubirayo ubu mututsi cyangwa umuhutu bagasubirayo ubwo rero byaje gukomera rero ubwo ahagana za 90 ubwo menace y'inkotanyi yari imaze kuba nyinshi ifungutse ikomeye inkotanyi zagize imbaraga nibwo rero habaye gahunda yo gushaka kujya batema noneho umututsi barawuhurira mu nzira ari guhirahira kujya Uganda donc aliro y'intambara imaze kuba intambara hahawe imbaraga n'abasivili ngo bivuna abandi basivili bahawe imbunda za calibre 12 ngo bahangane n'abajya mu nkotanyi ubwo ariko tunavugaruke ko bari basigaye noneho inkotanyi zijya kurutinga abo batutsi ariko nazo zifite security bafite bashobora kohereza abasore bashobora kohereza abakadre bari babafiteyo nabo yego bagashaka ko abakadre bari kohereza abasore baje kujya batanga information kuko baragendaga ari nka 50 hakabwo nka 20 baguye mu nzira bishwe n'ingabo za faze yego cyangwa se n'abasivili baba MRND bahawe briefing cyangwa bafite formation semi militaire noneho birangira rero abajya mu nkotanyi nabo bajya bakenera babaherekeza arme bien sûr nk'inkotanyi zikohereza nk'abasore nka 6 bafite imbunda bazaherekeza igikundi bakinjira Kongo bagiye kuzana abasore en contingent voilà en contingent babacungiye umutekano hari ubwo ngo bagiraga iyo uganiriye n'abagiye bava Kongo bagiye mu nkotanyi hari ubwo bakubwira ko nabo babatizaga nka grenade bazaga hakagira nk'abasore babatrainingira Kongo byo kwirwanaho byibanze yego ku buryo bashobora nko kuzaza ubo ntawe bagendeye kwica ariko ari kumudestabiliza kugira ngo bitambukire yego kabatira nka grenade kuri barrière kugira ngo babavire mu nzira bakiruka bitarita kuko ntago byabaga ari umugambi wo kurwana ni ukwitabara ubwo noneho iyo uganire nabo bakubwira ibintu
inzira ndende banyuzemo noneho bigeze aho bakajya rero bumvise ko inkotanyi nazo zishobora kuba zijya ziza en contingent muri protection yo guproteger abasivili b'abasore babo nabo babigira binini abasirikare bahabwa briefing iruseho abasivili bahabwa imihoro ubwo icyo gihe barema ikiswe Magrivi ni ikintu cyari MRND niyo ideology ya MRND baremye rero ikintu cyo kubeshya cy'icyuka ariko cyari kibi ni ikintu bise mouvement des agriculteurs de Virunga niyo Magrivi mouvement des agriculteurs de Virunga ubwo cyari kigomba gukorera muri karagace ka Birunga ariko niyo yari inzira nyine y'abahungu bari kujya Uganda cyakozwe nande cyakozwe n'aba MRND muri Kongo yari donc ideology yari umwana wa MRND ubwo banyuzagamo imihoro nge mpamya neza ko nimwe mu mihoro yisha abantu mu Rwanda yururukiraga muri Kongo iyo mihoro yarazaga cyane mu mamodoka makamya Zeppelin noneho bakavuga ko bari kugira ngo bagiye kwiha abahinzi ngo batema amashyamba muri Magrivi cyari cyitwa icy'ubuhinzi ariko icyo gihe bari bafite ideology yo kuvuga ngo umuhutu ni mwene se bahinzi mbese bari kubaka ikintu kigendereye gutandukanya umuhutu n'umututsi ubwo rero bakamuha imihoro ngo nibyo ngo nugufasha mu guhinga kudefurisha forêt kuko hari akintu amashyamba magari ariko byaje kugaragara ko yari yo gutema abantu noneho kuko yari myinshi cyane noneho kani imagine aho kuzana imbuto kazana imihoro bari banayifite kare kose birangira rero bagiye babatema birangira bibaye binini birangira abahungu ariko nabo barakaye benshi kuko byari binashyushye noneho morale numva ngo iyo uko inkotanyi zateraga zikagira uduce zifata morale niko yazamukaga mu bafite impamvu yo kujya mu gisirikare no mu Rwanda niko byari bimeze uko zavansaga niko na ideology yazo yinjiraga mu bantu kumbe burya bwose barashoboye oya naha niko byagenda abari kuva i Burundi baragenze cyane abari kuva i Rwanda baraba benshi n'abavi Kongo babaye benshi ariko niko na MRND yarushaga ko kugira imbaraga kugira ngo nayo irusheho kunetraliza abagenda uwo mwuka rero urubakika kugeza ubwo 94 noneho Exfar yatsinzwe itsinzwe yinjira aho ngaho ariko noneho ibigeze iwabo imaze kugera iwabo ubwo birumvikana ko ni nacyo cyatumye akantu gato kakozwe muri Kongo uretse ko atari na gato ni nacyo cyatumye imbaraga za Exfar zigira umuzi hano muri Kivu umuzi zihunze Exfar zarahunze ariko minwari izifasha kuremera hafi aho ko bari kumwe ngo bagiye kwisubiza u Rwanda urabizi ko bavuze ngo rwigera urumpe ngo tugarutse mu Rwanda bari hari yazamugunga mu butu ikintu yafashije mwe mugenzi we ubwa mbere yabanje kujya yohereza ingabo za Kongo kuza kurwana mu Mutara n'ahandi zigatsindwa zikitahira ibintu bigenda bihindura isura ariko noneho basohotse bamwe gutsindwa basohoka bajya Kongo abahabaza Ariel abemerera kuba agiye kubafasha noneho biri seriye yego mu gushaka kubafasha rero bumvise bakoraga imibare buriya mu gisirikare abantu bakora strategie z'intambara bararebaga bavuga uko byamera kose avec cette minorité tutsi ntabwo bararwuzura abatutsi ni bakeya ntabwo barabishobora uko byamera kose yego bafata abari bari mu Rwanda Exfar ifata system yo guhungisha umuhutu wese barashobora guhungisha gusohora kumuvanamo kugira ngo habe empty icyuho kigaragara n'uwari wasigaye bazana strategy yo kuvuga ngo mu musohore twebwe tugende turaza kwitegura neza tuzaza kubite une fois pour toutes noneho bitume uwo mututsi ntabwo bizavamo nabo kandi ibyo barabyumvaga barabishushanya bakabona mu mibare barabumvaga biragenda ntibamenye ko intambara zigira iby'ibindi noneho baburaga mu mutwe bari bahafite ariko hareshya hatyo yego noneho buriya abantu bari batuye Ruhengeri na Gisenyi bazakubwira ko hari abatari banabishaka ariko bakabahungisha ku gahato yego byo birumvikana vayuti nta soni cyangwa umuryango umwe niba hagiye papa n'abana bakagenda cyangwa haragiye umugore n'abandi basigaye bakagenda barabamenasaga ku buryo bakubwira ko iyo inkotanyi zageraga ahantu wagombaga kwiyaranja ukitandukanya nazo ugasanga Exfar bitabe byo bakakwica ubwo rero bikarangira unavuze uti se undi ko arimo nawe ko nari bo bacu noneho ukawagenda baragenda rero bakora icyaha bahemukiye umuntu mbese nshatse kuvuga icyaha ime gufata abantu bafite imbunda bari kurwana ukabavanga n'abasivili ni icyaha ime ni crime contre l'humanité
Habyarimana nawe na Mobutu bakora rero yo kutabavangura kuko bagombaga kuba bafashe igisirikare bakagisetinga part bagafata abaturage bakemera ko hakorwa strategy ziri muri charte za human rights zo kuba ubundi iyo umuntu ahunze igihugu agomba kujya nibura mu birometero 150 uvuye ku gihugu hunze. Yego. Ariko icyo gihe Habyarimana we ntiyaragiye hari igihe bahunga. Yego ariko Mobutu yari umusirikare akaba n'umugabo wize yagomba kuba yabikoze. N'abajenero bari bahari cyangwa abofisiye superieur bagomba gukora iyo strategy. Ariko bitewe nuko bari bazi neza ko mu Banyarwanda bafite ubwo nubwo yari imiryango majoritaire mara abahutu bagombaga kuba babonye bagomba kubashyira kure kameme. Ubo rero bahangara kushyira mugunga nakatale hafi y'u Rwanda. Cyumba yo ni mu Rwanda noneho birangije bakomeza no kujya barwana kuko bariyumvaga bumvaga bakaze inkotanyi zidashoboye baranateraga buri umunsi ku wundi naniho bakoreje genocide abatutsi b'abanyekongo bari mu nkambi za Mudende. U Rwanda narwo kubera rutari rwabaorganize rutari rwanapanga byinshi kuko byari bikiri fresh rwakoze ikosa ryo gutuma inkambi iba za Mudende naho ni hafi ya Kongo. Naho ni hafi ya Kongo. Zari barabatutsi bavuye Kongo bahunze baza babashyira Mudende. Mu Rwanda babashyira Mudende ariko icyari kibiteye ntabwo bo yari bitandukanye n'ibyo abakongo abanyarwanda b'ikongo bari bakoze cyangwa sexifare. U Rwanda rwo ntabwo rwari rufite ahantu ho kubatuza. Rwari runafitanye amakonflikt na minwari nk'abafaransa bari bafite imbaraga mu Rwanda kubona abandi ba lobbying yari itari yafata babajyanaga mu mazu asanzwe ahari. Imudende rero hari harahoze university ndahazi y'abadivantiste hari ibizu byinshi biri empty nimo bagiye kubashyira n'ubu biracyahari ngira ngo ntago mperuka babashyiraga rero ahantu hari ibizu bidafite kikorerwamo kuko nta hema ryari ryakabonetse. Yego nyine amafaranga y'igihugu ntayarahari Beneri yari yasahuwe babashyiraga rero aho babonye hashoboka. Byumvikana neza ko n'abastratege ntabwo ntekeza ko inkotanyi zifite benshi bize bashobora gukora ibintu ku rwego n'abari bahari bari mu bindi bafite byari byinshi kubarusha. Yego kabisa. Aba exfare rero zarateraga zifatanyije n'abasivili b'intera hamwe bakaza gutema Imudende babisha inshuro ebyiri ndetse nyinshi ariko inshuro ebyiri nizo zakomeye 9 na 7 9 8 kugeza ubwo none u Rwanda nabwo rwahise rwibuka ibyo rwahise rwibuka ko icyo kintu koko ariko bakoze rero babimurira ibyumba ni Karongi ku Gihembe na Kiziba. Niba ari uvuga niba ari baje Gihembe bari barabanje Mudende nabarokotse mu mfu muri mu kwicwa mu witsemba muri genocide kuko yari masse n'ubundi mu by'ukuri ya genocide yari ikomeje. Babajyaniye wavuga ko Karongi wenda hatari mu birometero byinshi ariko ho biro harimo amazi kuyambuka biragoye. Ariko abi Mudende benshi babajyanye ibyumba urabona nayo ibyo birometero byongera ngo birimo niba bitanarenga. Ibyo rero bibaho gutyo biza kurangira rero habayeho ku Rwanda ruvuga ruti no tugomba rutanga intabaza cyangwa se amatangazo atangwa kubw'intambara ultimatums muri kutumera nabi nyabona mu butu have sigaho haranga ahubwo kandi bikomeza kugaragara menase zikabaho bagatera buri munsi Ruhengeri na Gisenyi murabizi 9 cyane 9 5 inkotanyi ziragerageza bugatereka tumwihashirije bakimusohora baramukurikiranye ariko birangije bigaragara ko exfare ikomeje gutsemba umututsi. Inkambi zari ziri Ngungu abankurikiye babizi babaye Ingungu hari amasaha yari agenwe ko inkotanyi ko FDX exfare ziraza kubica. Byarangiye rero u Rwanda narwo rukoresha strategy rukora ultimatum mu rubyereka international. Ni nayo mpamvu abantu bajya babikatira uruhande kubera kutabimenya cyangwa se no kubyirengagiza. Intambara y'98 yari yemewe yo kuvana nuvuga ngo yo gutera Kongo kuko Kongo niyo yari ouvertement yateraga u Rwanda. U Rwanda rwo rwagomba kuhitana rwo kumugaragaro ngo rwidefande. Yego rugize amahirwe rubona strategy rubona abakongomani nyirizina babyitirirwa yego barambukana babashyize ku butegetsi rero bukeye kabiri nabo lobbying ya exfare irabafata
niho yaje cyangwa ni murerizme yaje murerizme yari irimo yari isinziye irakanguka. Okay, ikangutse ibona imbaraga. Ibyo waruvuze ntabwo mbivuguruje, ariko nuko twari twabaje kuvuga ko Kabila yari umureriste, abonye abamufasha kugera ku butegetsi yihindura undi, abugezeho agaruka muri murerizme, ahurana abona imbaraga voilà mu basendede n'aba exfar na mayimayi. nawe aricara aravuga ati ahangaha njyewe ngiye kuba umuntu urenze rero buri uko mubireba uko. Yaricaye baramufashe, baremye ishyaka ryagombaga kujya kubiyobora birumvikana. Yego, uzariya uravuga alliance, uzumva AFDL, alliance nyine, alliance de force pour la libération y'inkongomani nyine. Noneho ahita yibera porte parole nk'ako kanya, kuko niwe wari uri mu mwanya ufitinga kabisa. Yari umukongomani wanarwanyeyo uzwi, yego, munini, wabaye Tanzania nk'impunzi vraiment, donc qui mérite vraiment tout amaranka yose yo kuba ariwe wagenda imbere. Yego, hari n'abandi, ariko urabizi nawe ikarita izwi, bwana bibi nandajya ariko ayoyo bwana byanze bikunze irarya. Ababaye porte parole wa AFDL atarabaye mu bafondateur. Abafondateur ba FDL ni nabahe? bari barimo babugera ba Zariasi, ba Bizima, okay, n'abandi. Ariko babona ntago ndi butandukire bijya gusa nk'ibyo mu Rwanda nyine hajyaho Bizimungu. Babona abo bose baraceceka batireka tushireho uyu munini warwanye na kare kose. Bigaragara ko yariwe, bigaragara ko yagaragaraga ko ari ukwiye. Yego, bitewe nuko yari we ushobora kumvwa no kumvikana. Nicyo nashaka kuvuga, ibindi nge ntabwo mbizi waruvuze. Nabyo bijya bisobanurwa. Niyo mpamvu wumva nari nkomeje kuvuga ibyo nzi. No uvuga ngo aho ngaho icyari gikenewe ntabwo ari fondateur, icyari gikenewe n'uwabantu bibonamo. Urakoze cyane. Yego, kandi n'ubundi ntabwo abahanga ibintu iteka ari bo ngombwa ngo bari babibone. Vraiment ni nabyo byiza. Ubwo rero abarayoboye ageze ako kanya, bigaragara ko akijyaho yari afite place. Kuko urumva ni 9 mu mezi 7 gusa inkotanyi zari zimaze gufata Kinshasa. Ukurikiranye neza, byabaye nk'intambara kubaza intambara zo mu butegetsi bwa gatatu bwakomeye ku isi. Alexandre le Grand umwanya muto, na niyo mpamvu banamugize igishushanyo cy'ingwe, kwiruka kwayo umurindi wabaye muremure. Inkotanyi zibazigeze Kinshasa muri ako kanya, icyakora zifatanije n'abagande ba Kazini, kubera impamvu zabo tutarajyamo kuko uyu mwanya ari ibituriho. Noneho Kabila kigera ku butegetsi rero, le père Laurent Désiré Kabila, abatutsi bari mu makambi hirya no hino barabyinnye. Baravuze bati tubonye iwacu, ubu nta gushidikanya turatashye. Ariko ako kanya ahita yubaka menace kuri abo, ahita akora strategie zatuma baheriyo. Nk'izihe? Ubwo uravuga abo uri kuvuga ni bamwe ba Gihembe na Kiziba. Niba ari ubwo twavuze mbere. Yego, bakomeje kuba abo baraserebuye, bararirimba indirimbo nyinshi. Bati tugiye gutaha, bati Kabila we yo baririmbye indirimbo nyinshi ziringara, no mu Gikongo. Baramucelebra pe. Yego, nk'umuyo mwami wabo, nk'umutegetsi wabo. Ariko bukeye kabiri we ababonye imbaraga muri FDLR na CNDD, yangaga abatutsi nawe kare kose. Muri Murere bitewe nuko abatsinze babaye abatutsi. Ako kuka nk'umuntu wari umukongomani yarabizi byose. Noneho rero ahita yifatisha abasendede ikigiye barwanya ku butegetsi bw'u Burundi bahagaze gihutu. Yego, aba exfar barwanya ku butegetsi bw'inkotanyi bahagaze gihutu. FDLR exfar. Aba mayimayi bari bahagaze nabo bari bagifite ikintu cy'igihungo ngo umunyarwanda, nabo babahagarika gihutu. Yego, ubumva rero izo mbaraga zose nta kuntu abo bose arabiyegereza. Abatangiye kwitandukanya n'abamushyize ku butegetsi. Atandukanye kwitandukanya n'abashyize ku butegetsi. Igihugu kiramurya, arapfa. Okay. Kiramwigomba. Kandi ngira ngo mu Kinyarwanda harya babyitaga ngo iki mu gihe cy'abami, ingoma iramurasa. Imurashe rero arapfa. Hubakwa, bashaka kubaka ibisa naho byazakora ibitari nk'ibyo yakoze byiswe RCD. Bande abo bari abafondateri ba Alliance,
abafondateri Bamaze b'icyamushyize kuba ku butegetsi babaye desu ubu bashatse kubaka ibishobora gukomeza intego bari bafite yego ishobora kuba bonne gouvernance yego birangira nabyo abari bari kubarwanya bitewe nuko nabo batari abana barabisenya. abo ni bande? Ni umwuka wa Kabila toujours. Okay yego wari ugivuze kuri RCD Rassemblement Congolais pour la Démocratie iriya yabaza ari yasiruberwa babyubatse Kabila ntabwo ari baruberwa nta nubwo bari bakomeyemo kuko baruberwa mu butegetsi haje kubaho ibintu birebire ntaremera kujyamo kuko ari birebire cyane. Ahubwo icyo cyari cya RCD hubatswe RCD nko kuvuga ngo vivuzi mu ngwi n'ibuntu dore uko kare kose burya ni no kubyagombaga kuba bimeze ahubwo uri kubyica. Yego RCD rero ibamo ba Wamba Diawamba ibamo babizima n'abandi benshi abangaba uyu nguyu wahoze ari ministre w'ingabo wa Congo wa Defense Jean Pierre Bemba birangira politike sinzi uko yabigenje birasenyuka bamwe bagiye iwabo n'abandi wabo urumva bahise babiswanya bavuga twitandukanye n'abariya bavuga ikinyarwanda. Okay ntago byari ikinyarwanda byari maramuko icyo gihe byari ibiryo pe wabonaga ko ari amafaranga bahawe bahawe amafaranga barabisenya buri muntu akajya ajya kubaka ka RCD kiwabo niho havuye ngo RCD Goma RCD Goma RCD Kisangani ba Jean Pierre Bemba mu baka MLC buri muntu yubaka ibye ariko byari muri cadre yo kwanayantisa yo gusenya RCD igitekerezo cya FDL. Ubwo igitekerezo cya FDL ubwo yari ba RCD ari uko bavuze ngo rassemblement permettre donc abo bose bari baje gutandukanya kuko nka Kabila agezeho nyine yaratandukanije kandi kare kose c'était l'unité nationale bagombaga kubaka. Inama zabereye Lusaka nko mu kwezi kwa 4 kwa 2009 kwa mu gihe cyo 1999 nizabereye Sun City South Africa zose ariyo mpamvu zumva umusaza wayoboraga Afrika y'Epfo icyo gihe ntago ari Mandela yego yumva y'M23 batabombeki buriya bumva M23 kuko c'est l'idéologie ni la philosophie y'icyo gihe. Yego Tabombeki naramubonye kuri video mu minsi yashize abisobanura cyane c'est comme si we arabyumva. Noneho rero abo bose babishwanyaguje birangira bisa naho byanze zitaye urunyana ariko bifasha ahubwo abasendede babaye successful byaciyemo kuko byabahaye agatege babona bazariyeri rise yumvikana bo bahita babona Burundi exifari biranga FDLR Alire yego Alire yego yari kiri Alire icyo gihe yego Rwarakabije yabikubwira neza yego noneho general Rwarakabije yabikubwira neza je m'excuse kuko ni general ubwo rero byaje kurangira na Kongo byanze Kabila nyine arapfa icyakora umuhungu arafata icyakora afashe agerageza kubikora neza kuko yemeye ko bakora bubahiriza amasezerano ya Sun City ibyiswe ubutegetsi bufite 4 des vice-premiers présidents des premiers vice-présidents bazamo rero Azarias Ruberwa urumva bari kubaka gahunda yo kuvanga kabisa buri cyiciro cy'abakibone mu butegetsi kugira ngo humvikane ko bakini karita igaragaza ko ari nta kibazo. Bukeye kabiri birakaza Alire hagiyeho Kabila fisi azanye ibyo byo kuvanga Alire irarakara irigumura ibikora ite ivamo ijya kubaka ibigo byabyo. Noneho ibimaze kubaka ibigo byayo rero yubatse ibigo byayo byemewe kandi bitemewe. Icyo gihe bari baka mu gihugu gifite ubutegetsi kandi ubwo butegetsi butabyemeye ariko butari no kubirwanya malheureusement. Yego icyo gihe niho bari bafite igisirikare cyitwa FAC Forces Armées Congolaises ngo turi 9 hashyira 2000 rwose bivanguraga ku mugaragaro inkotanyi zari zikiri ariko bari kuzikomera ngo zitahe kuko Kabila pera gipfa yapfanye umujinya wo kuvuga ngo dayere ngo yabageretse amadosiye ateye ubwoba birangira bavuze na communauté internationale koko yivuze ati non vous devez rentrer. Donc exfar ntikiri menace kuko mwageze Kinshasa c'est qui veut dire que mwabirukankanye mu nzira mwabatatanyije
vunaka rentre mutahi wanyu musigire igihugu bene cyo. Okay. Birangira badashoboye gufasha kubaka no gukomeza iby'abanyekongo. Fakibaho birangira Alire igiye yita ku mugaragaro aba Alire bavaga za Rubaya kuko bari bavumbutse abari ku Central Africa abari Lusaka Zambia abari baraje Kongo nabo bari bose baraje Kongo yego pour renforcer kugira ngo nabo bazabe renforcer après mbese bazatsinde match nk'iyo CNDD yari itsinze. Okay. Noneho ubo rero babona ntibiri gukunda babonye bitari gukunda bongera kwire Korokovia hano bongera kwire Korokovia baza muri Kivu bubaka ibyabo babyubakiye mu by'abandi yego ariko biratsinda bigira agatege ariko gaharu baraje bari baravuga ati no ntago mwasinzira du profiter cette occasion hano ubwo bikigaragara ko nta by'abatutsi bigihari kuko nakare kose mu by'ukuri ntabwo inkotanyi zateye Kongo bigaragara ntabwo mbizi ariko bigaragara ko uko bagendaga bigaragara ko inkotanyi zitari zateye zubakiye ku bwoko bien sûr que non ntabwo bwari ubwoko nafatira ku bimenyetso bigaragara kuko barafashe bamwe mu bantu bare mu nkambi bemeye bakabacyura bisa naho byumvikana ngo ku gahato kuko wa mugani baragose baragara ati muzi wanyu hari rapatriement forcé rapatriement forcé Benako irasenywa baravuga ati muzi wanyu ni hari kiye kibazo ariko nyakwigendera Julius Nyerere yaranabivuze mu nama za Loni yemeye ko babacyura amaze gucekinga ko nta batagiye kubica yego Benako babacyuye rero byahise bimvikana ko na Katale uretse ko kubera baravanze n'abasirikare babirukankanaga ku gahato bakagenda gisirikare ariyo mpamvu uzumva abantu bakiri mu buhungiro bamwe baragoretswe bajya banambaza abana babikuriyemo bitewe nuko batwawe gisirikare kandi ari abasivili n'amaguru kuva Kongo kugera Kinshasa kuva Goma kugera Kinshasa inkotanyi zashoboraga kumenya gute ko muri abasivili kandi muri kurasanirwamo c'est ça urumva babaga batwaye gisirikare abana n'inshuke n'ababebe n'abagore n'abana noneho bikaba inkotanyi ziri kuvuga ngo ni mugaruke ariko abasirikare bari kumwe Alire nayo kwabwaye ngo no exifare ubwo ribyo bakababirenganiyemo birangira bateye umujinya wo kwanga inkotanyi zarabatsembaga or inkotanyi ziri kurasa abasirikare bari kurasana abasigaye mu makambi zarabagaruye sa peste voir rero birangira Kabila bimunaniye exifare mwubakiramo igisirikare nako exifare imwubakira mu gisirikare baviyo hose baza kubaka ibisirikare hano muri Kivu muri Virunga babyurirwa yego bitemewe ariko bo bari gukora ibyabo nabo ugati hano so tuhatera tugera harabyoroshye ubwo turi 9 no 2000 murabizi neza ko mu 2000 hongeye kuba menace ku Rwanda byari bitewe nuko exfare za Alire nyine ziyubatse hirya no hino zose zari zabonye okazi yo kwinjira muri Kongo zibona n'ibikoresho zishaka ro kongera gutangira gutera u Rwanda kandi zo zihari noneho zifite agatu ku mututsi inabi ku mututsi kandi baturanyaho yego uko niko rero batangiye no gukora lobbying na recruitment bakigisha bamwe mu bahutu baraho ku mututsi yari wo kwicwa la même idéologie ya idéologie nyine ya kera bakomeje kuyibwira abo bantu baraho b'abahutu nyine bari mu cyo ariko n'ibisigisigi bya MRND nakoze mvuga yego nubwo batari bose na n'uyu munsi ntabwo ari bose ibirangira rero uko ibihe ibindi bagiye bahindura amazina ari ukugira ngo babone uko bikavaringa amazina y'ibibahuza ya politique yabo nk'urugero baretse kwa exfar bitwa Alire yego ubwo ni alliance ngo pour la libération du Rwanda yego bukeye kabiri abari abayobozi ba exfar cyangwa se b'amashyaka yabo n'iki batangira gufatirwa ambargo na UN hagati rero twamenyekanye bitwa irindi zina uko niko bagiye bahindura amazina bigeze imbere birangira hagiye habaho alliance hagati y'u Rwanda na Kongo yo kwivuna exfar izo Alire yego inkotanyi zikomeza no kubacamo barwara kabije bagataha yego babonye rero nka rwara kabije yatashye amazina nabo bagahindura bati ibintu tugomba natwe kuyadabuta yego uko babikora nuko bagenda babikora nabo bakiga ubwenge baje gusanga rero bitazabahira batangira kurikurutinga mu bakongomani nyirizina batangira no kurema imitwe itari iy'abanyarwanda ariko bayitoza kinyarwanda muri ya ideology imitwe y'abanyekongo itozwa kinyarwanda iyo ni nka za pareko na za Nyaturuzumva yego ibyitwaga byarayira mutomboki ibyo ni by'amamayimayi ibyo byabaga ari ibyabyo biri independent byanga umunyarwanda we n'ubundi tu yego ariko bitabona amaformation ari professionnel ariko za Nyatura na za parekozo zabaga zihagaze ku bwoko
ariko ari ideology ya MRND ya MRND ya kinyarwanda. garuka hino rero tugana ku musozo. Amateka wigeze gukomeza kuri M23 wavuze RCD Goma CNDP kugera tugeze kuri M23 uyu munsi dusoza. Myirukansemo kuko ubwabyo ni birebire. Habayeho ko rero hari abantu b'abanyarwanda bari bibuye mu gisirikare cya Kabila muri cya gihe le fils akari yavangura. Kandi we nta nubwo yigeze avangura mbese ngo abiba ubwoko ahubwo ni ugukorerwamo nyine umuntu akaganzwa n'imbaraga za murenze. Niko byaje kugenda rero birangira mu basirikare be hari aba ex-FARDC na n'uyu munsi hari aba FDLR bakiri muri guverinoma ya Kongo mu gisirikare. Yes. Icyo gihe babavanga hari abemeye ideology ngo tujye gukora kacu ariko haboneka n'abatari bafite ibyaha bagumye mu gisirikare. Icyitonderwa abashatse kwivangura n'ubundi nababaga bazwi officiellement nk'abanyarwanda officiellement ariko abari bari officieuse bamwe bishimiye kwigumira mu gisirikare ariko c'était un couteau à double tranchant n'ubundi abo ba FDL nabo gabo barabyemeraga mubemo mujye mutubanira ni nk'abambasaderi ba FDL mu gisirikare cya Kongo muzana dufashe ku influence cyane nidukora ikiganiro kindi nzakubwira amwe mu mazina yabo usimbazi bose. Merci babamo baranakomera kuko bari kuvuga igifaransa neza kandi icyo gihe kari gisanzwe FARC bari babavanze kuko inkotanyi zarabatreninze basirikare b'igihugu zarari kurutinga zikanatraininga kuva 9 n'abariyo bakomeze kuba FARC rero babaye FARDC nyuma rero akuka ka FDLR katangiye kujya gakorera muri FARDC batangira kujya bica umututsi urimo bamunoza uri mu gisirikare ubwo bari kumwe ariko abafazi cyambere ideology yo kumva ari u Rwanda bakarwita urututsi. Umuntu rero ufite cyane izuru ritabwataraye nk'iri ryanjye akaba ngo ari umututsi cyangwa atareshya nk'uku kwanjye akaba ngo gabaye umututsi bakiyaranje bakamwica gutyo tu indani mu gisirikare. Bankunda bararakara nabo bari bakirimo n'abamutebutsi baravuga bati no barabasini officers bati ntago ibi byakunda baragumuka basaba president ntagire icyo abikoraho barigomeka none hariko nanone byahise bijyanirana nuko wa mwuka wa FDLR zaje muri Kivu ziri kujya zica umututsi buhoro w'umuturage. Bankunda rero n'abandi bamwe nk'abanyamulenge batangira kuvuga ngo no ntabwo ari byo niho bigumuye rero ubwo ngiye kubyamenyekanye rero nko muri Kivu bankunda barema bya CNDP za 2005 ngo niho twahageze za CNDP zibaho zikora ibyo zakoze bizwi bukeye kabiri nibo bafashe Goma cyangwa nibo nibo bayifashe nibo bayifashe Goma ariko yafashwe na M23 izina ryari ryahindutse ariko ni bamwe ni bamwe na ideology imwe ni nkuko FDLR nyine yagihindura amazina ariko ideology yari iyo nkuko na n'uyu munsi iracyari yayindi buriya M23 ntago ifite ideology yindi ubona ko ari iyo yayi ku bwa CNDP. Ubwo rero byaje kurangira twavuze amateka menshi ariko ngira ngo tugana aho tuyasoreza naho byaje kurangira rero CNDP bayeho irarwana 2006 igaragaza umutsi n'umurego bigaragara ko na UN iri kubumva kuko Obasanjo yaraje arabumva Obasanjo wakiri intumwa iri special ya UN niho basinye ibya M23 nibemera ko bavanze n'ingabo ko n'ibintu birangiye donc rezo ya M23 yarumvikanaga ntabwo icyo gihe babitaga abanyarwanda nkuko uyu munsi bivugwa bari bigaragara les preuves tangibles zigaragara ko abakongomani bari gushaka ko ababo bataha badakubita mu makambi forever 2 menace zo kubica zitezigo zivaho kandi kuko bari babisobanukiwe neza ko ari instigation cyangwa se FDL ariyo ikorera muri FARDC bakavuga bati icya gatatu bagomba gutaha FDL itahe abacu batahe nabo kuko ibihugu bihanahane abaturage babo ni nari hano nituma abacu badataha kandi ntabwo ari ex-FARDC yatumye impunzi abantu bacu bajya mu Rwanda cyangwa za Uganda cyangwa i Burundi ni ex-FARDC yarigeze hano none iracyahari yafashe ubutaka bw'ababyeyi bacu nibajye iwabo ababyeyi bacu bazi iwabo nishaka kubuvaho ngo babone aho bataka. Ibyo byari biri mu masezerano basinyanye za 2007 aricyo cyaremye muri mars 23 mars bikarangira yabaye M23 birangira rero byemewe ariko nyuma gato yabirangira abakomeje kurasana barabavanze 2007
bagezemo kakuka gakomeza kubaho bakajya babica n'ubundi bongera gusohokamo barwana 2012 bafata Goma bafashe Goma ibiganiro bijya Kampala ibiri Kampala politiki ya Kabila nayo ikomeza gukora ubwo abantu bakababwira ngo mujye Kampala tuganire ariko bo bakaba bakomeje gukora ibyo bagomba gukora yego barabapangira umunsi umwe nka saa 7 z'ijoro FDLR abatanzania FDLR na SADC barabasapurayizinga barabahuragura bakwira imishwaro baratsindwa bajya Kampala abatsinzwe mu by'ukuri bagiye abasirikare ubundi bagiye Kampala hari abajya babivanga hano mu Rwanda hari agafaction agace k'abasirikare barwanye na Makenga muri conflict iri interne yabo bagiranye yego abaje hano mu Rwanda ntago bari bahunze igisirikare cya Kongo ntago bari bahunze bagenzi babo bari abaje hano ngira ngo babaga Kibungo u Rwanda rwabaye professional rurabadezaroma rubakimbunda rubajyana ku nkambi mu birometero koko bingana n'ibyo bagomba kujyaho yego urufata imbunda uruzana Kongo barazibarura ruzisubiza runaziha Kongo okay abantu babaho ngaho kugeza ubwo ngira ngo baje kuvuga batari kumwareka tugataha iwacu tukagusaba imbabazi ba Grand Frere urebye bashobora kuba baragiye si ntago mbizi ariko bashobora kuba baravuze bati Grand Frere twahemukiye dushobora kujya kwiyunga nawe nka Yakobo na Esau ubwo bishobora kuba byarangiye nuko byagenze intambara yongeye kubura ejo bundi 2020 ngira ngo na rimwe na kabiri muri corona ariho Makenga avuye Uganda asubira kuri gakondo uruhana inkoyoyo rero na n'uyu munsi umurura cyarimo kwaka urakoze cyane Nkurikiyimana Modeste rwose ku mateka misemo ko dusoreza hano kuko amateka y'akare gace nta wayavuga ngo yarangize tuzabivuga mu kindi cyiciro ntago tugiye ku buryo urugamba rwifashe muri Kongo ariko tuzongera tubigarukeho bakunzi rero bakaregera Omar Pano turabakunda nkuko bisanzwe iteka amakaro meza ni ku Ikaro Plaza hariya Iremera uciye munsi ya station iri imbere ya gare ugatambika hirya gatoya ukabona inzu nziza isiza amarangi ashashagirana aho niho ku Ikaro Plaza ubwo kararo ndi kugondagonda ni cyane rwose twese nujye uhagera ujye uvuga ko ari ngena ko wabikuye kuri Karegeya Omar Pano ni ku Ikaro Plaza yes abashaka kujya hanze kwiga na stage ngira ngo mwabyiyumvise mu ijwi rya Karinijabo Jean Dodier niyo travel irabafasha bakorera muri Centenary House mwabahamagara kuri 0788 30 43 87 naho ku Ikaro Plaza muhamagare kuri 0783 250 46 mwakoze cyane rero turabakunda kandi murabizi ni inshuti zakadasohoka abakunda amateka ndumva bayabonye bagira amahoro yes hello guten tag ni ku ishuri ryigisha ikidage cy'Imironko tuvugana yego niho wahageze Der Sprachen Hub German Language Academy twigisha ikidage vuba neza heza n'ibikoresho byiza kandi ukishyura make ubu gahunda yo kwandika bifuza kwiga ikidage ku buryo bwihuse irakomeje yaba ari abifuza kwiga ku manywa nimugoroba muri weekend ndetse na online none sigabanya biciro ridasanzwe muracyarifite yego rwose tubafite igabanya rusange rya 25% kubiga mu gitondo na nyuma ya saa sita ndetse n'ubwasisi busanzwe bwa 50% kubiga muri weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere online byo nibihinduka ku bindi bisobanuro wadusanga ku cyiciro cyacu Kimironko hafi n'umurenge ku gahanda rimwe kuri etage ya 12 cyangwa kaduhamagara kuri 07 90 13 98 22 reka ncacane ntacikanwa wa banguka kuko tugiye inama abashaka kujya gukora kwiga imyuga ngiro uhembwa gukora ubukoranabushake bwishyura n'ibindi byose bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage dore ko na kaminuza mu Budage ari ubuntu igihe ni iki kujya kwiga ikidage tukajya guhaha ubumenyi tugakira igiti note maze tukiyubakira iwacu iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana mbese n'ubwasisi kuri Der Sprachen Hub German Language Academy